meka kuba nshaka kureba uko ibintu bishobora gutunganywa neza no kongera kubakwa mu buryo bufatika. Iyo ushaka kureba uko imihanda ikwiye kubakwa ujya i Kigali. Iyo ushaka kureba uko imizenguruko y'imihanda roundabouts itunganywa neza unyarukira i Kigali ukareba. Iyo ushaka kuva mu kajagari k'imipaka n'imihanda mibi iboneka ahantu nka Kampala ni Nairobi ujya i Kigali. Iyo ushaka kureba polisi banga kwakira ruswa igihe ugerageje kwa amafaranga ujya i Kigali. Iyo ushaka kureba ko stade za ruhago n'inkuta za basketball zubakwa ku gihe no mu ngengo y'imari yabiteganyijwe neza ujya i Kigali. Let me thank and acknowledge His Excellency the High Commissioner of Rwanda. Reka mbanze nshimire kandi nakire nyakwaambasaderi mukuru w'u Rwanda muri Kenya, ndetse nanone nshimire abadiplomate bari hano baturutse mu bihugu bitandukanye. Ndashimira kandi inshuti yanjye magara nawe muyobozi mukuru wa kaminuza ya Nairobi ari nayo nizeho. Ndashimira kandi abarimu bakuru senior academics bari hano, ndetse mu nyemera none nshimire abari mu itsinda ry'impuguke panelists b'indashikirwa bari hano. Muraza kumva urari rwabo mu kanya gato. Munyemerika nanone nshimire abagize ikigo ca Pan African Institute gicumbikiye muri kaminuza ya Kenya ariko kikaba gikomeje kwaguka. Ni muri uwo mwuka nshimira za Karao muri Unity University ya Hargeisa ifite ishami rya Pan African Institute rishamikiye kuri Kenya. Ni ingenzi kandi kumenya ko dufite ikindi kigo muri Eden University i Lusaka muri Zambia, kandi no mu kwezi kwa Kamena tuzafungura ikigo cya kane i Monrovia muri Liberia. Nanone mu kwezi kukwakira ku itariki ya 5 tuzafungura ikindi muri kaminuza ya West Indies muri Trinidad and Tobago. Mbere yo gutangira inyigisho kandi mu rwego rwo guhagacira uburemere bw'umuhango turimo, byaba ari amakosa kuri njyewe ntabasabye guhaguruka ngo dutekereze ku byabaye mu myaka 32 ishize. Murakoze, mushobora kongera kwicara. Duteraniye hano hashize imyaka 32 habaye Genocide yakorewe Abatutsi mu Rwanda, kandi ntiturano kuko ari igikorwa gisanzwe kiba buri mwaka ngo duterane twivugira amagambo byonyine. Turi hano kuko amateka twigishije ko iyo tutabaye maso ikintu kumbi twigira mu mateka hari uko nta kintu na kimwe twigira mu mateka. Turi hano mu gihe mu rwego rw'amateka mpuzamahanga abantu benshi bibaza niba ayo mateka yarapfuye cyangwa hari hafi guhera. Turi hano mu gihe twatekerezaga ko amateka mpuzamahanga amaze gushirwaho neza ku buryo tutari kongera kubona ibyo nakwita imyitwarire idahwitse kandi ivuguruzanya ibihugu byakagombye kuba abarinzi bayo mategeko. Turi hano mu gihe tubona ibimenyetso bya Genocide cyangwa ibikorwa bijya gusa na Genocide biri kubera mu bice bitandukanye by'isi. Benshi muri mwe muribuka ko uyu mugabane wacu wabonye ibikorwa byinshi byatesha agaciro ubumuntu bw'abahungu n'abakobwa baho. Hashize imyaka myinshi cyane, hafi 1/2 cy'abaturage b'umugabane wa Afurika bajyanwe ku gahato mu bice bya kure by'isi, bakamburwa umuntu, bagasuzugurwa bikomeye. Nyamara si kera mu muryango w'abibumbye igihe isi yasabwa gutangaza ko ubucakara hari icyaha kibasiye inyoko muntu, hari ibihugu byagize ubutwari buke cyangwa se ubwirasi bwo kubyamagana cyangwa kwifata nkaho hari ntaco kubivugaho bafite. Nyamara bizwi ko mu nk'ibyo kutagira aho hagarara bisobanuye gushyigikira ikibi. Uwo ni wo mubumbe dutuyeho. Twateraniye hano kwibutsa ko uretse ubucakara umugabane wacu waciwemo ibice mu buryo bw'itugu iberire mu mwaka w'884 kandi ukugabanya Afurika niko umuntu yavuga ko kwabaye intandaro ya Genocide tubona uyu munsi. Imiryango y'abantu yagabanyijwe mu bice by'inyungu z'ibihugu bikomeye. Imiryango yaracagaguritse, iratandukanywa ndetse irogwamo inzangano. Uyu munsi turimo gusarura ingaruka z'ibikorwa bibi cyane by'abakoloni. Ariko kandi tuzi ko muri ico gihe nyine uyu mugabane wacu wibone Genocide ya mbere ishobora kuvugwa muri Afurika. Genocide yakorewe abaherero n'abanama bikozwe n'Abadage mu gihugu cyitwa Namibia. Ni byiza ko Ubudage bwabyemeye kandi bukaba bwaratanze indishyi. Turano kandi amateka none atwibutsa ko mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi abayahudi bahohote bikomeye, maze rwo bwa mbere umuryango mpuzamahanga wakangutse bituma mu mwaka w'1948 hashyirwaho amasezerano mpuzamahanga yo gukumira no guhana Genocide Convention. Icyo gihe twizeraga ko isi itazongera kubona indi Genocide, ariko twaribeshaga cyane pe, kuko bigaragara ko umuntu afite ubushobozi bwo gukora ibyiza ariko nanone akaba yifite ubushobozi bwo gukora no gukomeza ibikorwa bibi bikabije kandi rwose bitagerana.
Bityo rero igihe twatangira kubona ibimenyetso bya Genocide mu Rwanda ntibyatangiriye mu mwaka w'1994, byatangiye mbere yaho mu myaka y'1950 ubwami bwari burimo buhungabanywa, abantu bavanwa ku ngufu mu byabo bagahungira mu bice bitandukanye by'ubugane wa Afurika, bakuriye mu nkambi z'impunzi. Igihe cyo kwigenga decolonization ikije, basubiye mu bihugu byabo, biyemeje ko ibyo byababayeho bitazongera kubaho, batekereza ko bikingiye ku bikorwa by'ubugome nk'ubwo. Nyamara ntibari bazi ko ibyo batifuzaga ko byari kuzaba. Ibi byabaye nyuma y'uko umuryango w'amahanga League of Nations usheshwe, hagashyirwaho umuryango w'abibumbye United Nations i San Francisco mu mwaka w'1945. Isi yatekerezaga ko yamaze kwisubiraho neza, ko nta yindi ntambara izongera kubaho ukundi. Mu mwaka w'1948 igihe itangazo mpuzamahanga ry'uburenganzira bwa muntu Universal Declaration of Human Rights ryatangira gushyirwa mu bikorwa, isi ibwiraga ko umuntu atazongera kubabaza undi muntu bene ako kageni. Mu mwaka w'1949 igihe amasezerano y'i Geneve yatangira gushyirwa mu bikorwa i Geneve mu Suisse, twatekerezaga ko nta kintu nk'icyo cyazongera kubaho. Igihe amasezerano y'inyongera protocols yo mu 1966 yazaga, twibwiraga ko nanone bitazongera kubaho. Igihe amasezerano nyafurika ku burenganzira bwa muntu n'abaturage African Charter on Human and People's Rights yatangiraga gushyirwa mu bikorwa mu mwaka w'1980, twatekerezaga ko nanone twikingiye burundu. Ariko ntitwari tuzi ko mu mitima y'abantu ubugome bwari burimo gutegurwa no gukura. Bityo twabonye umuryango w'abibumbye urimo bwiza bwawo bwose uri mu Rwanda uvuga ko uje kubungabunga amahoro. Amagambo meza yavugirwaga hirya no hino ku isi, ibimenyetso ariko byari bihari, radio, televiziyo, indirimbo n'amagambo bye byuzuye bihamagarira ubugome. Abantu bitwa inyenzi, isi yararebaga. Afurika y'Uburasirazuba yararebaga. Isi yose yari ikanuye amaso ireba. Ibihugu bikomeye byo ku isi yewe binafite intwaro za kirimbuzi nabyo byararebaga. Umuryango w'abibumbye wararebaga iriya minsi 100. Isi yose yararebaga iminsi 100. Isi yavugaga byinshi muri uko guceceka kwayo. Mu minsi 100 abaturanyi barahindukiranye, abagabo bahindukira abagore babo, aho gusengera akagombye kubuhungiro hahinduwe ayicirwa abantu. Isi yari izi icyo yagomba gukora, ariko arihagarariye icika intege irarebera gusa. Ntacyo twakoze. Abakoze bibasoje gukora ibyo bari bagambiriye. Imibare ishobora gutandukana, ariko abantu bari hagati y'800 na miliyoni 1 barishwe barapfuye burundu. Abacitse ku icumu bahungiye mu bihugu bitandukanye, bamwe muri bo bari hano uyu munsi. Ibikomere n'inkovu baracyabifite, biracari bizima. Bimwe muri byo byanditswe mu bitabo no mu mafilime, ntabwo bizibagirana. Ariko kandi turi mu gihe aho guhakana Genocide yakorewe Abatutsi no kugoreka amateka bikigaragara n'ubu. Mu gihe turi kwibuka ayo mateka, hari abantu ku isi haba mu Rwanda no mu bihugu bihana imbibi narwo bavuga ko nta Genocide yabaye. Bibagirwa nkana canga bagahitamo kwibuka ibyo bashaka gusa. Ni inshingano yacu mu bihe nk'ibi ngibi kwiyibutsa no kwibutsa isi ko umugambi w'abakoze Genocide ugihari, kuko mu bitekerezo byabo bumva ko ibyo bakoze bitararangira. Niyo mpamvu buri mwaka duterana twibutsa ko nitwemera gushyira ibi mu bubiko bw'amateka gusa tukabirekeraho bizongera bikaba. Mu bihe nk'ibi tugomba kwibaza ibibazo byinshi. Kuki nyuma y'imyaka 32 gusa dutangiye kwibagirwa? Kuki nyuma y'imyaka 32 gusa dutangiye kugoreka amateka? Ese nuko abakoze ibyaha batahanywe uko bikwiye? Turabizi ko umuryango mpuzamahanga nyuma yo kuba warabaye nk'udahari mu bihe by'ingenzi cyane, waje nyuma ushaka kwikosora maze ushira urukiko mpuzamahanga rw'u Rwanda. Urwo rukiko rwakoraga rufite icyicaro i Arusha rugamije guhana abakoze Genocide. Rwatwaye isi ibifaranga byinshi cyane, ariko abantu batarenze 95 nibo bonyine baruburaniyemo. Nyamara ubabare bwo bwarakomeje kuba bwinshi kandi n'ubu ngubu buracariho. Byasabye ubutwari bw'abaturage basanzwe b'u Rwanda kugira ngo batwibutse twe abanyafurika ko amateko n'imigenzo yacu bwite jurisprudence hari uburyo bwo gukira no gusana ibyangiritse. Ni muri urwo rwego hashyizweho inkiko za gacaca, inkiko zigera ku 12 mu midugudu itandukanye y'u Rwanda, zigamije atarwana gusa ahubwo kugarura ubumwe no gusana umuryango nyarwanda wangiritse. Mu gihe inkiko mpuzamahanga zacira imanza abantu bagera kuri 95 bonyine, inkiko za gacaca zo zakemuye imanza hafi kuri 1,900,000. Abaturage batangiye kongera gukira no gusana umubano. Birashoboka ko amwe mu masomo tugomba kwiga uyu munsi ari uko no mu bihe by'akababaro habamo ubwenge, kandi ubwo bwenge n'ubw'u Rwanda.
n'ubwa Afurika. Bityo rero uyu munsi mu gihe tuvuga ku babare bwageze ku batutsi mu Rwanda, tugomba kwibutsa ko ari igihe cyo guha agaciro gakwiye amategeko n'ubumenyi byacu bya Afurika. Ntegereje ko abanyabwenge scholars bari muri iyi nama baziga kuri system ya gacaca, bakibaza icyo dushobora kwigiraho nk'uburyo bwa Afurika bw'umwimerere, aho gukomeza gushingira ibitekerezo byacu kuri system za neokoloni twasigiwe n'abakoloni. Nizeye ko mu bihe nk'ibi tuzaba dufite ubutwari bwo kubikora. Ndazi kandi ko iki ari igihe cyo kwibutsa umuryango mpuzamahanga ko atari inshingano zawo gutanga amategeko cyangwa amabwiriza dictats yaba aturutse i New York, i Nairobi cyangwa i Geneve batabanje gusobanukirwa neza imiterere y'ibibazo. Inshingano y'umuryango mpuzamahanga ni ukwibaza ikibazo gikomeye: ni iki twakora kugira ngo Genocide itazongera kubaho ukundi? Iyi ni inshingano y'umuryango mpuzamahanga ndetse n'imiryango mu karere nk'umuryango wa Afurika y'Iburasirazuba, East African Community. Ntabwo ari inshingano y'izi nzego kujya gusa zivuga amagambo menshi zidashira mu bikorwa, ahubwo ni ugukora ibikorwa bifatika bituma abaturage bagira uruhare rwiza kandi rutanga umusaruro. Kandi tugomba kwibuka ko tugomba guha agaciro amagambo azwi cyane yavuzwe n'umubaji w'i Nazareti avuga ko umuntu agomba kwita ku muturanyi we. Ni icyifuzo cyanjye ko abaturutse mu muryango mpuzamahanga bari hano bakoresha iki gihe tukibutsa ko dufite inshingano ikomeye yo guha agaciro amagambo ari mu bitabo byera byose, waba usoma Korowani y'Abayisilamu, Bibiliya y'Abakirisitu, Tora y'Abayahudi, Bavagita y'Abahindu cyangwa se ukurikiza imigenzo n'imyemerere bya Afurika. Hose usangamo inyigisho ivuga ko tugomba kuba abarinzi b'abavandimwe bacu, kandi hakabamo n'itegeko rivuga ngo ntituzice ndetse ngo ntuzihorere ijisho kurindi, kuko kwihorera gutyo bituma isinduka impumyi nk'uko byavuzwe na Mahatma Gandhi. Nizeye kandi ko twibutsa ko turi mu bihe bikomeye kandi biteye impungenge. Mu mwaka w'1994 nari ndo neza, ndi umuntu mukuru, nari maze kurangiza kwiga muri kaminuza, kandi ndibuka ayo majwi, ndibuka ibihe twajyaga mu mihanda tugamije gukangura abayobozi b'isi tubasaba kugira icyo bakora, ariko barececekeye, ntacyo bakoze. Abashoboraga kumva bumvaga radio, televiziyo cyangwa umuziki wamagarira abantu guhaguruka bagafata imiro n'ibindi bikoresho byoroheje bakabikoresha, kandi barabikoze. Radio yarakoreshejwe, uburyo bw'itumanaho burakoreshwa, abantu barapfuye. Nkuko nabivuze mbere, insengero zahindutseho kwicira abantu, ntabwo byari gukubita undi umusaya ngo umundi kandi adacika, ahubwo byahindutse gukoresha ingufu n'ubugome no mu nsengero bwazo. Uyu munsi turi mu gihe cy'ikoranabuhanga rigezweho cyane ry'ubwenge buhangano, artificial intelligence. Uyu munsi ibintu byakorwa vuba cyane kurushaho. Muri iki gihe cy'amakuru y'ibinyoma, fake news, igihe cya Instagram, WhatsApp n'ibindi nk'ibyo byose, iyo abashaka gukora Genocide baba bayishaka bayikora mu kanya gato cyane. Uyu munsi bakoresha n'indege zitagira abapilote, drones. Bityo rero iki ni igihe cyo kwibutsa ko mu gihe twemera iterambere ry'ikoranabuhanga, tugomba no kwibaza uko tuzarikoresha mu buryo bwiza mu gihe kizaza. Hari umunyaburayi uzwi witwa René Descartes wavuze ati: ndatekereza nicyo gituma ndiho. Ariko se dutekereza dute? Ni iki ubundi cyuzuye mu mitima yacu? Turi hano kwibutsa ko iyo abantu bahisemo gukora ibibi hazamo imibabaro. Niyo mpamvu twateraniye hano, bagore namwe bagabo, kugira ngo twibutse ko bitazongera ukundi, never again. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo twibutse ko mu bikomeye amajwi y'ubwenge agomba kuzamuka. Kandi njya kubaha, turi hano no gushimira Abanyarwanda. Mu by'ukuri nyuma y'iminsi 100 ya Genocide, abarebaga ibintu nabi, pessimist, bari bamaze gutangaza ko u Rwanda rutazongera kubaho ukundi. Bavuga ko rutazongera kuzamuka na gato. Ariko abantu bake b'intwari bayobowe na nyakubahwa Paul Kagame binjiye mu gihugu, bakora ibyo bagombaga gukora neza. Basukura Kigali aho imibiri yari yuzuye hose, bajya no mu byaro barabisukura, bashiraho ubuyobozi, batangiza urugendo rwo kongera kubaka igihugu. U Rwanda nk'inyoni ya Phoenix izuka iva mu ivu ryayo, rwarazamutse ruvuye mu byago rugeraho rugeze uyu munsi. Munyemere mvuge ko kubera Kigali Genocide moriyo, u Rwanda rwabe nk'ahantu abantu bajya kwigira meka, kubashaka kureba uko ibintu bishobora gutunganywa neza no kongera kubakwa mu buryo bufatika. Iyo ushaka kureba uko imihanda ikwiye kubakwa, ujya i Kigali. Iyo ushaka kureba uko imizenguruko y'imihanda roundabouts itunganywa neza, unyarukira i Kigali ukareba. Iyo ushaka kuva mu kajagari k'imipaka n'imihanda mibi iboneka ahantu nka Kampala ni Nairobi, ujya i Kigali. Iyo ushaka kureba polisi banga kwakira ruswa igihe ugerageje kwa amafaranga, ujya i Kigali. Iyo ushaka kureba ko stade za Ruhago n'inkuta za basketball zubakwa ku gihe no mu ngengo y'imari yabiteganyijwe neza,
ujya Kigali. Kigali yabaye ishema ryacu, kandi iyo ugiye Kigali ushaka kureba ikoranabuhanga rikoreshwa neza mu nyungu z'igihugu n'abanyagihugu, urabibona. Uko niko Kigali yazamutse, kandi ibyo byose byabaye mu myaka 32 yonyine. Abavutse muri 94 barakuze, barahari, babaye abantu bakuru. Uyu munsi dufite ibyo twavuga kuri Kigali. Bityo rero n'uyu munsi turi hano ntidukwiye kwemera ko tugira umwanya wo kwibabara cyane. Uburake n'agahinda asibye abanyantege nke. Abakomeye bagomba gukomeza gukomera. Niyo mpamvu nishimiye kuba ndi muri inama. Nishimiye kumenya ko abakana Genocide n'abayipfobya batazabona bahabwa umwanya n'icubahiro. Amahirwe yabo yo kubaho n'inka y'umupira w'urubura mu muro w'ishyamba ntibishoboka. Niyo mpamvu nishimiye kuba hano. Nize kandi ko umuryango mpuzamahanga uzabasha kwikura mu myumvire ivuguruzanya yo kudasobanukirwa neza, schizophrenia and epilepsy, kugira ngo tuzashobore gukumira ko ibyabaye byakongera kubaho. Niyo mpamvu nishimiye kuba hano. Nzi neza ko umwuka wa Afurika umaze gukanguka, kandi ko imbere tuzakora ibyo tugomba gukora. Niyo mpamvu ndi hano kandi nishimye. Nzi ko ibyo byose twanyuzemo byabaye amateka azahora yibuka, akazajya abera abandi isomo. Igihe cyose azageragezwa kongera gusubiza isi mu nzira y'ubugome, tuzabihagarika. Ndishimye kuba ndi hano, kandi ndishimye kuba ndi kumwe namwe. Nzi neza nk'uko byavuzwe n'umunyapolitiki uzwi Samora Machel. Murakoze. Nuko dusoje ni mu bwonko, nawe njye umvaga ndi MPRL ku ijwi ry'urangwa ku 5G. nti kubaho no kubaho nyine. Tuba tunyaruka ku mvuduko nka 5G, urangara gato ugasigara. Imana y'u Rwanda n'abazibanyi batazima, murahorana murabeho. Until next time. Did what they had, we shall stop them in their track. I'm happy to be here, and I'm happy to be with you in the knowledge, as was said by the famous Samora Machel, a luta continua, victoria er seta. Thank you.